Ibi ni bimwe mu bintu abantu benshi bakomeje kugenda bagaragazaho amarangamutima yabo, ku buryo rwose abantu benshi bari kuvuga ati bano basore babakanire urubakwiye. Ni videwo yakomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Instagram ndetse na za X, aho ari videwo igaragaza uyu mukobwa ngira ngo muri kumubona uryamye hasi ndetse ari gutemagurwa n'izi nsoresore zari zitwikiriye ijoro zigamije kuba zamwiba. Ni ibintu rero abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, nibyo tugiye kuba tugarukaho mu kiganiro cyanyu cya Kigali Hot Celebs Entertainment. Niba ari ubwa mbere utwumvishe cyane subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byose biba bigezweho, dore ko amakuru yo agezweho nyakugezaho tanu kwa tanu. Twihuse cyane rero, ngira ngo uri kubona iyo foto ni screenshot navuga ngo nakuye kuri Instagram, aho harimo insoresore ziri gutemagura umukobwa rwose zitwikiriye ijoro. Ntabwo wenda nashyiraho video kubera ko iteye ubwoba, YouTube bahita bampana. Izo nsoresore rero nk'uko amakuru ari kugenda abivuga, bari kugaragaza yuko umwe n'ubundi muri bo ashobora kuba yanafashwe, ndetse nk'uko nyine polisi y'u Rwanda iri kugenda ibitangaza. Ndetse izo nsoresore uribaza ngo byari bimeze bite cyangwa se byagenze bite, aho kurinda aho bafata umukobwa bakamutemagura rwose ubona ko nta n'impuhwe zirimo. Nk'uko bigenda bigaragara, biranagaragaza yuko bo bari bagamije kuba banamwica. Iyo bataza kugira ngo gutya nyine ngo bamere nk'abikanga, byari kurangira nyine bamwishe, tukazumva ngo hari umuntu watoraguye ku muhanda wishe nyine atemaguwe. Kwibaza rero mu Rwanda rw'iki gihe mu 2025, ukibaza nyine ukuntu hakigaragara urugomo nk'uru nguru. Ikigaragara cyo abantu bashinzwe umutekano w'ijoro cyane cyane ndetse na polisi y'u Rwanda, urabona ko nyine bagifite akazi ndetse bagifite byinshi byo kwigisha inzererezi, aho nyine wibaza ko uribaza ati bagiye kuba bafata imbwa zigenda ijoro cyangwa se imbwa zidafite aho zitaha, babe bazica. Ukibaza rero nyine n'izi nsoresore z'inzererezi icyo zikora, ukabona ni ibintu biteye agahinda, ukabona ni ibintu biteye umujinya kubona abantu nk'aba ngaba bitwikira amajoro bagenda bambura abantu babatemagura nyine nk'uko nguko ukabona nyine mbega nta bumuntu burimo. Ibi bikorwa rero byabaye ku wa 11 Nzeri 2025, ni mu mujyi wa Kigali, aho byabereye muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge, hariya rwose uva i Nyamirambo, ku muhanda uva i Nyamirambo ugana Rwampara, niho ubu bugizi bwa nabi byo nakita nk'urugomo rwose byabereye. Aho uyu mukobwa yitwa Nyampinga Claudette, ubwo yari arimo kugenda nijoro ameze nk'uri kugenda ava ku kazi ke, aho yatangiriwe n'izi nsoresore, aho yari afite envelope zikayifata zikayijugunya mu muhanda. Umwe muri bo agahita amutega umutego akitura hasi, undi agahita amwadukira agatemagura. Ngira ngo ku bantu wenda bazi gucukumbura, muze kugerageza mujye kuri za Instagram ndetse na za X. Iyi video iri kugenda isirikira yo nyine yirukanka hirya no hino, abantu abenshi banabibonye. Uri kubona ko nyine uburyo ki babikozemo nta bumuntu burimo, ndetse bari bagamije kuba bamwica. Icyamutabaye kigaragara cyo nyine icyamutabaye akaba ari umuntu wafashe iyi video, akaba ari we muntu umeze nk'aho yamutabaye, kubera ko uyu muntu wafashe iyi video akaba ari nawe wayipostinze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, igahita ikwirakwira ku buryo bworoshye. Yari ari mu modoka nk'uko amakuru agenda abivuga. Uyu muntu yari ari mu modoka, abona buno bugizi bwa nabi buri kugenda buba, rero yanze guhita yishoramo nawe, kubera ko yari afite impungenge z'uko bashobora nawe kuba bamugirira nabi. Ariko nta kindi yakoze, yavugije amahoni, hagera ubwo haza umuntu ushinzwe umutekano w'ijoro, agerageza kuba yatabara, ariko nawe bahise bamwadukira baramutemagura, kubera ko avuga ko nyine bamutemaguye muri Nyiramivumbi. Noneho zita zirukanka zikanze, urusaku rw'amahoni uyu muntu wari uri mu modoka yari arimo kugenda avuza.
dore ko yabuze uko asohoka mu modoka nawe ngo ajye kuba yatabara kubera ko yari afite impungenge y'uko bashobora kuba bamugirira nabi, avuza amahoni ku buryo bushoboka, haza uwo ushinzwe umutekano w'ijoro nk'uko nagerageje kuba nabikubwiraho, nawe bagerageza kuba bamutema ngo bamwice, ariko ku bw'amahirwe amakuru aravuga ko uwo muntu ushinzwe umutekano we yabashije kuba nyine yava mu bitaro, biravugwa ko nyine kuri ubu ngubu Imana yakoze imirimo akaba ameze neza. Ngira ngo uri kumureba neza, ni uwo mukobwa uri kuri iyo sikirini yawe witwa Nyampinga Claudette, wagerageje kuba aganira nyine n'ikinyamakuru cya 3D TV, akavuga byinshi bigiye birambuye ku byamubayeho muri iryo joro. Ubona ko nyine kino gikorwa nta bumuntu burimo, ku muntu wagerageje kubona videwo ari kubona ko nyine ari igikorwa cya kinyamaswa. Rero uribaza ngo aba bantu nyuma y'uko bafashwe bahanishwa igihano kimeze gute? Dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bitanga ibitekerezo bavuga ko bari bakwiye kuba bahabwa igihano kiruta ibindi mu mategeko, dore ko igihano kiruta ibindi mu mategeko y'u Rwanda ari uguhanishwa igifungo cya burundu. So rero nk'uko amategeko abiteganya, avuga ko abantu bakoze igikorwa nk'iki ngiki cyo gukubita ndetse no gukomeretsa bahanishwa igifungo kigeze kitari munsi y'umwaka umwe, ariko nanone kitarenze imyaka 2, cyangwa se bakaba bahabwa imirimo nsimburagifungo irimo amezi 6, itari munsi y'amezi 6, akaba ariyo mirimo nyine bahabwa kugira ngo babashe kuba bakurirwaho icyo cyaha. Ariko abantu benshi bakomeje kugenda bitanga ibitekerezo bavuga ko bari bakwiye kuba bahabwa igihano kiruta ibindi byose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko bacibwa n'izahabu itari munsi y'ibihumbi 100, ariko nanone itarenze ibihumbi 300. Ibi byose byarangira bagahita bitahira nyine bagakomeza bakidegembya. Urumva ko urebye ukuntu iyi videwo imeze, uburyo ki abantu nyine bakomeje kugenda bagira reaction kuri yo, bakomeje kugenda nyine bavuga ko rwose ibyo ngibyo, icyo gihano ari igihano toto ugereranyije n'ibyo nyine bakoze. Rero akaba ari byo aba bantu cyangwa se izi nsoresore zigiye kuba nyine zakora igihano kitari munsi y'umwaka umwe, ariko nanone kitarenze imyaka 2. Rero icyaha kiramutse kibahamye, nta kabuza ni uko nguko byaba bihagaze. So nta bindi birenze rero narinje kuba nakubwira, usibye kukubwira yuko umwe muri aba basore yabashije kuba yafatwa nk'uko polisi y'u Rwanda yakomeje kugenda ibitangaza, aho polisi yagize ngo turabamenyesha ko umwe mu bagaragaye mu mashusho aho abantu 3 bakoreraga umuturage igikorwa cy'ubugome yafashwe, ngo gushakisha abandi 2 bari hamwe birakomeje. Murakoze. Ni uko nguko polisi y'u Rwanda yatangaje igaragaza yuko bafashe umwe muri bo. Birumvikana ko nyine byanze bikunze bagomba gutanga amakuru kugira ngo n'abandi hamenyekane nyine aho babasha kuba babasanga. Uri kubona ko nyine polisi ndetse na leta muri rusange iracyafite akazi gakomeye cyane kugira ngo bigishe abantu, babereke ububi bw'icyaha nk'iki ngiki nyine uko kiba kimeze, aho bivugwa ko n'ubundi aba basore bamwe muri bo, abenshi nyine muri abo ngabo 3, aho bivugwa ko ari insoresore zishobora kuba zari zivuye n'ubundi muri rehab, bakaza bagahita bakora igikorwa nk'iki ngiki. Uri kubona ko nyine ni igikorwa kitari cyiza, kidakwiriye Abanyarwanda. Iyi ni inkuru itari ikwiye kuba yagaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, especially noneho bitewe n'amateka tuba twaranyuzemo, ngira ngo nta muntu utayazi. Uri kubona ko nyine biri guhita bisubiza abantu kure. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka. Niba ari ubwa mbere utwumvise, kanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze cyane.